Yes, reka mfata umwanya mbashimire cyane mwe mwakoze subscribe ku Makuru TV ndetse namwe mukomeje kugenda mureba ibiganiro byacu tubagezaho umunsi ku wundi. Wowe ugiye kumva iyi nkuru utameze neza, reka nkubwire ngo ihangane, Imana za gufasha umere neza, kandi nawe umeze neza ajya bukagushima Imana kuko niyo iba yagutije ubu buzima. Uyu munsi rero inkuru yacu twanyarukiye mu majyepfo, ahatangijwe ubukangurambaga mu bijyanye n'impanuka. Amajyepfo, abantu 53 bapfiriye mu mpanuka mu mezi 3 ashize. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko mu mezi 3 ashize habaye impanuka 65 zaguyemo abantu 53. Umubare munini w'impanuka n'abahitanwe nazo bikaba mu karere ka Kamonyi. Byatangajwe kuri uyu wa 11 Ugushyingo 2025 ubwo hatangizwaga ubukangurambaga bwiswe turindane tugereyo amahoro mu ntara y'Amajyepfo. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ICP Boniface Rutikanga yavuze ko bahisemo gutangiriza iyi gahunda yatangirijwe mu karere kuko ariho higanjemo impanuka muri iyi ntara. Yahamije ko kuva muri Kanama kugeza mu Ukwakira mu ntara y'Amajyepfo habaye impanuka zikomeye 65, zirimo 17 zabereye muri aka karere ka Kamonyi. Abazikomerekeyemo ni 43, muri bo 9 bakaba abo mu karere ka Kamonyi, mu gihe abitabye Imana mu ntara y'Amajyepfo ni 53, harimo 16 bo mu karere ka Kamonyi. Ati buri wese nadafata umwanya wo kurinda mugenzi we impanuka ngo abyumve ko hari uruhare afite rwo kudahungabanya umutekano wa mugenzi we, urumva buri wese azajya akora ibyo ashaka. Nitwubaha amategeko n'amabwiriza bigenga umuhanda, cyo kubahiriza ibyapa n'ibirango, ibyo bidusaba tukanongeraho ikintu cyo kwihangana no guhana umwanya aho bikwiye. Ntabwo dufite imihanda mito. Imodoka zo mu bwoko bw'amakamyo nini nizo ziganje mu guteza impanuka no gukora impanuka muri rusange mu mihanda. Umuyobozi wa sendika y'abatwara imodoka z'amakamyo mu Rwanda no hanze, Kanyagisaka Justin, yavuze ko abatwara imodoka nini iyo ikoze impanuka igwamo abantu benshi ikanangiza byinshi. Ati akenshi babiterwa n'umunaniro cyangwa urundi ruhudane rw'ibibazo bafite. ICP Rutikanga yavuze ko impanuka nyinshi ziterwa n'uburangare bw'abatwara ibinyabiziga, ku isonga bakaba ari abamotari. Imodoka ntoya zo mu bwoko bwa minibus ku mwanya wa kabiri, hakaba izi kwasiteri nazo ziteza ibibazo. Murumva rero ko impanuka zo ziganjemo umubare mwinshi wabereye mu majyepfo, akaba ari nayo mpamvu ariho hatangirijwe ubu bukangurambaga kugira ngo higishwe ukuntu abantu twagabanya cyangwa se twakirinda izi mpanuka ziganjemo impanuka za kwasiteri ndetse n'amakamyo. Ariko mwumvishe ko ubuyobozi bwavuze yuko akenshi biterwa n'uburangare bw'abashoferi cyangwa se umunaniro, bamwe baba bataryamye. Buri wese rero agomba kubigira ibye. Waba utwaye uri mu modoka, ukugenda wumva ko ugomba kuba maso kugira ngo wubahirize imihanda ndetse n'umutekano.